Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuje gusohoka ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo ihagije kugira ngo nitujye ko tuzatsinde ku nota hejuru kandi bitatugoye. Ese no kubera iki tuba tuje gusura kino kizami kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakusura kino kizami kimwe kimaze gukorwa wagerwa mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo mwa kino kizami kimwe umaze gukora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizamukore mwite utsinda ikintu busabwa no kubonera kugiye kino kizame kiba cyakozwe. Rero kugira ngo ujye ukibona ku gihe mbere yuko ureba ino video ujye aho hasi h'umukara handitse subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose cyagufasha kwajya mu kizamu ugakora rimwe uhita utsinda ugira ahita ukibonera ku gihe wagerwa ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi ngenda kiraho n'amasomo agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe akunda no gupostinga ikibazo kiri gukunda kuza mu kizame. Rero kugira ngo ibyo byose ujye uhita ukibibona ku gihe ujya aho hasi h'umukara handitse subscribe ukahakanda. Ariko mbibutsa ko code ziri koneka aho waba rose mu gihugu. Twandiki cyangwa uduhamagare ni kuri 078 9 3 5 16 tugufashe kona code mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure bitagukunda guze twigane mu shuri turakwigisha aho waba rose mu gihugu kandi wagerwa ugakora rimwe ugahita utsinda. Bikorwa gute? Uduha amasaha ubonekaho ku munsi akunogeye. Yewe masaha ageze turaboneka tuba dufite amasomo ateguye neza imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza wagerwa ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 078 9 3 5 16 tubigufashemo. Ndakeka ko rero wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo ahari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha velomoteri ni nuwuhe? Ari ngo kilometero 50, mbega ngo kilometero 40, sega ngo kilometero 30. Deka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Iyo uvuze ngo nta giso cy'ukuri kirimo ikintu washatswa ngo a ntabwo ari giso cy'ukuri, b ntabwo ari giso cy'ukuri, ndetse na c ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona giso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi giso cy'ukuri ucyandika wa papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizami kiba gikozwe ari icya mbere. Uyu munsi barakunda kubazamo ibibazo byinshi ariko mbibutsa ko code zirahari aho waba rose mu gihugu. Ariko kiriya cyumweru tugiye kwinjiramo kuva tariki 7 kiriya cyumweru nta bizame bizaba biri gukorwa, bizongera bisubireho nyuma y'ira tariki. Nyuma ya tariki 14 nibwo muzongera kuba mwakwaka code mukajya gukora. Hano urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyegeye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko maze kugihitamo rero, ndakeka ko maze kucyandika wa papuro. N'iso cy'ukuri nta kindi ni kilometero 50 mu saha. Nibyo nayo bimaze kubabwira. Code zirahari kugeza kuri tariki 6 z'ukwa kane. Kuva kuri tariki 7 z'ukwa kane kugeza tariki 14 z'ukwa kane ntabwo ibizame bizaba biri gukorwa. Nyuma yaho nibwo hari amakode mushobora kongera mukaka amakode, ariko aka kanya biba byashoboka ko wakwaka kode wenda ya tariki 15 z'ukwa kane bigakunda, kuko ukwezi kwa kane kuri muri systeme uba wakwaka itariki yo kuri 20 z'ukwa kane ukaba wakwaka kode y'icyo gihe bigakunda. Ariko kuva tariki 7 kugeza tariki 14 ntabwo bizaba biri gukunda, nta bizame bizaba biri gukorwa. Impamvu murayizi. Ndakeka ko ramuzwitamo rero hano ndakeka ko ramuzwandika wa papuro ako ni nk'agatangazo mbamahaye kugira ngo umenye ukuntu ibintu bimeze. Ndakeka ko ramuzwitamo rero ndakeka ko ramuzwandika ku gapapuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko amaze kureba ibi bikurikira. Amaze kureba iki? Aranga umuvuduko w'abanyamaguru. Mbega ngo ubugari bw'umuhanda, ese umuhanda ungana ute? Sega ngo umubare w'abanyamaguru, ese hari abanyamaguru bangahe? Ndeka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese wowe hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Umuyobozi w'ikinyabiziga ari kugenda mu muhanda ariko ubugari bwawo ntagora tumunyuranaho nta nkomyi. Unyuranyeho ushobora guteza inkomyi. Rero ushobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru ariko umaze kureba kimwe mwa bino baduhaye.
ese hano urabona ari icyo ugomba kumanza ukareba. Hano igisozi cy'ukuri nta kindi ni ide, nta gisozi cy'ukuri kirimo. Kubera iki? Nta na rimwe umuyobozi w'ikinyabiziga wemerewe kunyura mu kayira k'abanyamaguru. Icyo wareberaho cyose, umuvuduko w'abanyamaguru oya, ubugari bw'umuhanda oya, umubare w'abanyamaguru oya, ufite inzira yawe indi ni y'abanyamaguru, wahacamo bagaba bari he? Ntaho. Ubwo rero niyo mpamvu hano nta gisozi cy'ukuri kirimo, nta na rimwe biba byemewe kubura umuyobozi w'ikinyabiziga ngo ugendere mu nzira y'abanyamaguru. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatatu, kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Tegereze neza, icyapa dufite gifite ishusho. Iyo bakubwiye ngo ishusho y'icyapa uribaza ese kino cyapa dufite ni uruziga, ese ni mpande enye, ese ni mpande eshatu? Rero kino cyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku ndetse n'umukara. Kino cyapa gisobanura iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icy'ukuri kimwe ucyandike ku gapapuro. Aranga uburenganzira bwo gutambuka mbere. Beka ngo nta kinyabiziga kigendeshwa na moteri. Seka ngo ibyerekezo bibiri by'umuhanda. Deka ngo birabujijwe kunyuranaho. Ese urabona igisozi cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ese igisozi cy'ukuri amaze kugihitamo. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda. Namaze kubakora iyo video, so kuri YouTube channel yanyu ugirebe kugira ngo ikibazo cyerekeye ku byapa kire kujya kikugora ukuntu ikoze n'icyapa, ubusobanuro bwacyo ndetse na bino bibazo byose bigiye bibamo mw'iyo video. Genda uyirebe rero kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV kugira ngo nujya ku bibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Abizi ibyapa ukunda kwibaza haba mu buryo bw'amagambo haba mu buryo bw'amashusho. Rani iso cy'ukuri nta kindi ni ide, birabujwe kunyurana. Ubundi kino cyapa iyo ukibonye urabona ko twebwe mu Rwanda dukoresha uruhande rw'iki rw'iburyo, rero turi kugenda mu nzira nyabagendwa. None ukona iriya modoka iri mu ruhande rw'ibumoso iri mu mutuku, ubwo bivuze ko bibujijwe kunyuranaho. Ariko ubundi kino cyapa iyo ukibonye biba bijwe kunyuranaho uri kunyura ku modoka, kubera mwakira kirango harimo imodoka ntabwo wabemerewe kudepasa imodoka. Ariko wadepasa nka bino binyabiziga by'imitende ibiri, amapikipiki, amagare, yuba wayadepasa ariko ntabwo wadepasa imodoka iyo ubonye kino cyapa. Niyo mpamvu duhisemo de ko bibujijwe kunyuranaho, ariko abari kunyuranaho bibujijwe ariko ku zindi modoka za moto, za velomoteri, amagare ubayo wayanyuraho. Ndetse ko rumuzwitamo rero de ndiza ko rumuzwandika ku gapapuro. Mbibutsa ko ukeneye ko nkwigisha uri mu mujyi wa Kigali, ukeneye kwiga umunsi umwe ugahita ujya gukora bitewe n'ukuntu nta mwanya uba ufite, ukeneye kwiga umunsi umwe undi munsi ukurikiyeho ukajya gukora kandi ugatsinda, aho biba bisaba kugira tube turi kumwe turaza tukakwigisha. Rero wagerwa ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya kane kikabaza ngo imbere yawe iki cyapa kikubwiye iki? Ese kino cyapa kikubwiye iki imbere yawe? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Nacyo gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'akantu kameze nk'agakubo. Ese kino cyapa imbere yawe kikubwiye iki? Hano ibisubizo bine baduhaye. Urabona ko ibyapa bakunda kubibaza ari aho umuvuduko ntarengwa wemewe. Mbega ngo iherezo ry'ibyo wabuzwaga. Se ngo guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. Deka ngo birabujijwe kuhinjira. Ese kino cyapa gisobanura iki? Ndakeka ko mukunda kubibona bino byapa. Ese iyo ukibonye imbere yawe kiba kikubwiye iki? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igisozi cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Kino kizame kiba gikozwe ari icya mbere. Ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa. Rero abari ingenzi kujya mu kizame umaze kukireba, kuragerwa mu kizame cyawe ubona ibibazo 9 biragarutse, ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye ubibona kugiye bino bintu byose mba nashyizeho, abari byagufasha ko wajya mu kizame ugakora bimwe ugahita utsinda, ujya aho hasi umukara handitse subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose cyagufasha ugira ahita ukibonera ku gihe kiraho. Rero hano igisozi cy'ukuri ni se guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. Noneho wacishijemo nk'akarongo kamwe, ari kino cyapa ariko gicishijemo akarongo kamwe cyo kivuga ko bibujijwe guhagarara umwanya munini. Hano wacishijemo akantu kameze nk'agakubo, guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. Niyo mpamvu hano duhisemo se, niyo mpamvu hano tuyanditse ku gapapuro. Ndakeka ko muzwitamo rero se
ndizera ko uramaze kuyandika ku papuro. Utari wahisemo ibibazo biragaruka, nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya, nizeye ko urahita ugikora. Ikibazo cya gatanu kikubaza ngo iyo mu muhanda hashushanyijemo umurongo wera ucagaguye ntugomba. Murabizi iriya mirongo ibirombereje hagati mu muhanda, hari igihe ugera mu muhanda ukabona umurongo ntabwo ucagaguye cyangwa usanga uracagaguye. Ese iyo hashushanyijemo umurongo wera ucagaguye ntugomba, ikintu uba utagomba gukora ni iki? Hano ibisubizo bine baduhaye. Ara ngo ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda. Mbega ngo ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Sega ngo agomba guhagarika ikinyabiziga. Mbega ngo nta giso cy'ukuri ubwo kirimo. Ese wowe iyo mu muhanda hashushanyijemo umurongo wera ucagaguye ntugomba gukora iki? Ndakeka ko wamaze gutema iso cy'ukuri hano. Ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Murabizi iriya murongo urombereje hagati mu muhanda iyo ucagaguye uba wemerewe kuba wajya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Biba ngombwa ryari? Mu gihe ushaka kunyuranaho, mwe mubyita ni ukudepasa cyangwa se ugiye guhindura icyerekezo. Niyo mpamvu hano bavuze ngo ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Niyo mpamvu hano duhisemo B, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ndizera ko uramaze guhitamo rero B, ndizera ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ibibazo biragaruka, nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya uhita ugikora. Noneho iyo udacagaguyeho ntabwo wemerewe kuwurenga. Twari guhitamo ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda iyo uba udacagaguye, ariko kubera bavuze ngo ucagaguye uba ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Ndakeka ko nibaramuka bakubwiye ngo noneho udacagaguye uzahita uhitamo igisubizo gikwiye. Ariko mbibutsa ko ayo masomo ngenda nyabakiriraho, nawe ubonye hari ikintu kiri kugora uri gukozora kino kizame ucyandika muri comment, ukajya aho hasi hasi umukara handitse subscribe ukahakanda, ikintu cyose kize ukajya uhita ukibonera. Kugira ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo kuvuza ihoni bibujijwe. Ahantu hose ntabwo wagenda uri kuvuza amahoni. Hari ahantu biba bibujijwe ko wagenda uri kuvugiriza amahoni. Hehe? Ari ngo ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro. Mbega ngo hafi y'ibitaro. Sega ngo hafi y'ubuyobozi bwa polisi kugira ngo udasaguriza inzego. Mbega ngo nta giso cy'ukuri. Ese urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Itegereze neza rero. Kuvuza amahoni y'ikinyabiziga cyawe bibujijwe hehe? Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B, hafi y'ibitaro. Hari ikinyabiziga kivuza ihoni uri na muzima ukumva hari ukuntu bigenze, noneho ibaze ari umuntu urwaye, bishobora kumubangamira cyane. Niyo mpamvu kuvuza amahoni hafi y'ibitaro bibujijwe. Ndakeka ko uramaze guhitamo B, ndizera ko uramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya karindwi. Kibaza ngo iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Kibaza ngo iyo umuhanda ugabanyijemo ibisate bibiri kandi ugendwamo mu byerekezo byombi, umuyobozi abujijwe iki? Ubwo hano umuhanda ugabanyijemo ibisate bibiri kandi ugendwamo mu byerekezo byombi, bivuze ko hari imodoka ziza zigusanga, nawe hari aho ugenda nawe urikagenda uzisanga. Ubwo muri make ni umuhanda ubisikanirwamo. Umuyobozi abujijwe. Umuyobozi baba bari kuvuga hano ni wewe utwaye ikinyabiziga. Ubu bujijwe iki? Ari ngo kugendera mu gisate cy'iburyo, mbega ngo kunyuranaho, sega ngo kugendera mu gisate cy'ibumoso. Ndeka ngo ibisozo byose nibyo. A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cyanyacyo. Wowe hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Umuyobozi w'ikinyabiziga babujijwe iki? Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, kugendera mu gisate cy'ibumoso. Murabizi mu Rwanda ukinjira mu muhanda uhita ugendera mu muhanda mu rugihande cy'iburyo. Murabizi mu Rwanda dukoresha uruhande rw'iburyo. Rero iyo uri kugendera mu muhanda w'ibyerekezo byombi ubujijwe kuba wagendera mu gisate cy'ibumoso. Ndakeka ko mujya mubibona, utwaye ikinyabiziga winjiye mu muhanda uhita ukoresha uruhande rw'iburyo. Niyo mpamvu ubujijwe kugendera mu ruhande rw'ibumoso. Ndakeka ko uramaze guhitamo rero C, ndakeka ko uramaze kuyandika ku papuro. Ariko hari ibihugu uzajyamo ukabona batwarira mu ruhande rw'ibumoso, ntibizagutungure. Rero mu Rwanda aho dukoresha uruhande rw'iburyo, niyo mpamvu ubujijwe kugenda mu gisate cy'ibumoso. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo icyapa kimenyesha kugenda mu muhanda ubisikanirwamo gifite uvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe. Kino cyapa ukunda gushyiraho iyo uvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe. Noneho
noneho ugeze muze mu muhanda ubisikanirwamo, murabizi amategeko yo mu muhanda ubisikanirwamo atandukanye no muri ya muhanda w'icyerekezo kimwe. Rero bashyiraho icyapa kikumenyesha ko noneho wageze mu muhanda ubisikanirwamo. Ese icyo cyapa gifite cyangwa giteye ku buhe buryo? Arangwa ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Mbega ngo ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Sega ngo ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara, mu gihe D bari kutubwira ngo ni ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Ese kiriya cyapa bashyiraho bari kukwereka ko uvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe, noneho ugeze mu muhanda ubisikanirwamo, giteye ku buhe buryo? Ndakeka ko maze guhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Aba ari ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Icyo cyapa ni icyapa kiburira, kirangwa no kuba gifite ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura. Kuvuga ngo mu ibara ritukura ni kimwe no kuvuga ngo umuzenguruko utukura, ubuso bwera cyangwa bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Ndakeka ko bamaze guhitamo B, ndakeka ko bamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikuru cyo ni ikibazo cya 9. Kibaza ngo iki? Kirabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntikigomba kurenga ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Areba ngo inyuma ni metero 3 na santimetero 50. Mbega ngo imbere ni metero 1 na santimetero 70. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari iso cy'ukuri, inyuma akaba ari metero 3 na santimetero 50, mu gihe kuri B imbere ari metero 1 na santimetero 70, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese wowe hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Ndizera ko amaze guhitamo iso cy'ukuri. Kino kibazo bashobora kugihindura bakakikubaza mu bundi buryo ntibizakugore. Bakavuga ngo A inyuma ni metero 3 n'ibice 50, B imbere ni metero 1 n'ibice 70. Ikintu bazaba bakoze bazaba bafashe zino santimetero bazishyize muri metero gusa, cyangwa bakavuga ngo A inyuma ni santimetero 350, B imbere ni santimetero 170. Ntibizakugora, ikintu bazaba bakoze no guhindura ingero gusa. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Rero hano iso cy'ukuri nta kindi ni A. Inyuma bari metero 3 na santimetero 50. Ndakeka ko nuzwitamo rero A, ndakeka ko nuzwiyandika ku papuro utari wahisemo. Nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya, ndizera ko rero tugikora. Murabizi ibibazo biragaruka ntibigutungure nugerwaho kubona ibibazo 9 biragarutse byo mwakiro kizame kimwe umaze gukosora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo y'amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa kandi igihe imizigo isumba impera y'ikinyabiziga aho metero irenga igice gihera cy'imizigo kigaragazwa ku buryo bukurikira. Iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa kandi ni igihe imizigo isumba impera y'ikinyabiziga aho metero irenga, rero igice gihera cy'imizigo hari ukuntu kigaragazwa ku buhe buryo? Rero hano hari ibisubizo bine baduhaye. Hitamo icy'ukuri kimwe ucyandike ku gapapuro. Arangwa itara ritukura cyangwa akagarurumuri k'umutuku ku manywa. B kangwa agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande mu ijoro. C kangwa itara ry'umuhondo cyangwa akagarurumuri k'umuhondo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Wowe hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta iso cy'ukuri kirimo. Ese aramuzwe guhitamo D ko nta iso cy'ukuri kirimo? Ese aramuzwe kuyandika ku papuro? Ndakeka ko rero nikiramuka kije mu kizamura akora n'ubundi biza bimeze gucya neza urahita ugikora. Ariko uri gukosora ukabona hari ikintu kiri kukugora, cyandike muri comment ujyaho hasi handitse subscribe wakande ahasigaye mutegura iryo somo ndishyireho uzahita uribonera ku gihe nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu, ariko mbibutsa ko hari amasomo magufi ngiye kujya ncisha ku rubuga rwa TikTok. No kugenda kuri TikTok ukandikamo Rwanda Driving College TV, ugahita uyisacinga ihitiza ugakora flow. Najya nshyiraho ikintu ugagira ahita ukibonera ku gihe. Nka bino bibazo byinshi bivuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo, niho ngiye kujya mbisobanurira kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Rero mugende mu flowing
niyo nabashyiriyeho kugira ngo njye nshishaho ano masomo magufi. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda umurongo. Ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. Murabizi neza iriya mirongo y'ibinyabiziga biba bigiye mu butumwa, iyo ugomba kurenga metero 500 babigabanyamo amatsinda. Rero iryo tsinda hari ibipimo rigomba kuba bifite. Rero bifite ibihe bipimo utagomba kurenza. Hari ibisubizo 4 baduhaye, hitamo icy'ukuri kimwe ucyandike ku papuro. Mwese ndakeka ko mwagiye mubibona mu gihe cyo mu kwa karindwi, mu gihe cyo kwiyamamaza. Wabonaga ukuntu biriya binyabiziga byabaga byakoze ibintu bijyanye n'amatsinda, byabaga byatonda umurongo urenze metero 500. Niyo mpamvu byabaga bigabanyijwemo amatsinda. Rero ririya tsinda hari ibipimo riba bigomba kuba rifite. Utarengeje ibipimo, hano ravuga A utarengeje metero 50, B utarengeje metero 100, C ngo utarengeje metero 150, D ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Ese urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye? Ndizera ko amaze guhitamo iso cy'ukuri, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni A utarengeje metero 50. Ririya tsinda ntabwo ryagombaga kurenza metero 50. Nura mwanya uburi hagati y'itsinda riri imbere n'iriri inyuma ugomba kutarenza naho metero 50. Rero nakeka ko muzwitamo A, nakeka ko muzwandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ikibazo cya 12 kibaza ngo ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gare moshi bigomba iteka kumurikwa cyangwa kugarura urumuri ku buryo bigaragarira nibura mu ntera ikurikira igihe ijuru rikeye. Ese bino byapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gare ya moshi biba bigomba iteka kumurikwa cyangwa kugarura urumuri ku buryo bigaragara nibura mu ntera ingana iki igihe ijuru rikeye? Hano ibisubizo 4 baduhaye, hitamo icy'ukuri kimwe ucyandike ku papuro. Ngo muri metero 200, B ngo muri metero 250, C ngo muri metero 300, D kavuga ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Ndakeka ko amaze guhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta iso cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta iso cy'ukuri kirimo? Kwa zino nzira abagendwa n'inzira za gare ya moshi ntabwo bakoresha ibyapa, ahubwo bakoresha amatara. Bakoresha amatara yakura umuriro myatsa rusa umutuku. Murabizi ino mihanda ya gare ya moshi ifata ubuso bunini. Birashoboka ko hari indi mihanda igenda yambukirana ino mihanda ya gare ya moshi. Rero nk'iyo gare ya moshi igiye gutambuka, murabizi ikintu cyose isanze mu nzira irakigonga. Baba barashyizeho amatara yakura umuriro utukura agenda myatsa. Iyo uhageze ugasanga ari kwaka ari kugenda myatsa, urahagarara, gare ya moshi bigiye gutambuka. Ntabwo bakoresha ibyapa ahubwo bakoresha amatara. Impamvu mbitinzeho, ushobora kuzajya gukorera mu ibyo bihugu bifite imihanda ya gare ya moshi. Impamvu mbitinzeho, hari n'ibindi bibazo byerekeye kwa bino bibazo byerekeye kwa ino mihanda ya gare ya moshi. Niyo bikubaza rero uzavuge ko ni itara ryakura umuriro utukura riba rigenda riri ku myatsa. Ndetse ko ruze guhitamo D, niyo mpamvu hano duhisemo D ko bari batubwiye ko ari ibyapa kandi bakoresha amatara. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 13 kibaza ngo kirabaza ngo kunyura ku binyabiziga bindi uretse ikibiziga bibiri bibujijwe aha kurikira. Araho ngo hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye. Bavuze iteme ni kimwe no kuvuga ngo ikiraro. Mbega ngo hafi yaho abanyamaguru banyura. Sega ngo hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. Dega ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ubwo A ikaba ari ikibazo cy'ukuri. Hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye. Bavuze iteme ni nko kuvuga ngo ikiraro. Mbega ngo hafi yaho abanyamaguru banyura. Sega ngo hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. Iyo uhisemo D uvuze ko byose biraba ari ibisubizo by'ukuri. A iraba ari ikibazo cy'ukuri, B ikaba ari ikibazo cy'ukuri ndetse na C ikaba ari ikibazo cy'ukuri. Wowe hano urabona ikibazo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4
baduhaye. Tegereze neza rero, hano izo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ndakeka ko muzi guhitamo D, ndizera ko muzi kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni zino modoka tugendamo mu buryo bwa rusange, ese umuvuduko ntarengwa wazo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko wazo mu saha aba ari uwuhe? Ari ngo kilometero 60 mu saha, B ngo kilometero 40 mu saha, C ngo kilometero 25 mu saha, D ngo kilometero 20 mu saha. Ese urabona izo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko amaze gutemeza cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni A, kilometero 60 mu saha. No zino modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange umuvuduko ntarengwa wazo iyo nta mategeko awugabanya aba ari kilometero 60 mu saha. Ibintu bya kilometero runaka mu saha ntuzabigireho ikibazo. Nabonye abantu benshi bakunda kumbaza, ukabona arakwandikiye akakubaza se none ugenda uri gupima. Oya, ikinyabiziga cyose gifite moteri ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha, ntuzabigireho ikibazo. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri hatarimo velomoteri n'ibinyabiziga bidapakiye umuvuduko wabyo udashobora kurenga kilometero 50 mu saha, ahategamiye bigomba kuba bifite ibikoresho byone byumvikana mu ntera ikurikira. Cyavuze iyo nikiri mu ntera imwe mwa zino baduhaye ukaba wabyumva. Ese iyihe ntera? Ari ngo muri metero 200, B ngo muri metero 150, C ngo muri metero 100, D ngo muri metero 50. Murabizi bitewe n'ukuntu ikinyabiziga gikoze cyo gifite ibikoresho byone bigenda byumvikana mu ntera igiye itandukanye. Nka velomoteri bifite ibikoresho byone byumvikana muri metero 20. Murabizi hano nkosora ikizamini kukubwira n'ibindi bibazo bishamikiyeho kugira ngo dukosora ikizamini kimwe ariko ubumenye byinshi nugerwaho uzakorera mu itutsinda. Velomoteri yo igira ibikoresho byone byumvikana muri metero 20. None bino binyabiziga bidashobora kurenga kilometero 50 mu saha ategamye yagomba kuba bifite ibikoresho byone byumvikana mu ntera ingana iki? Ndakeka ko amaze gutemeza cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni C, metero 100. Ese uramutse guhitamo C, metero 100. Ese uramutse kuyandika ku papuro utari wahisemo, ibibazo biragaruka n'ikiramuka kije mu kizamini urakora uhite ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo atari munsi ibyapa bihurira n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ikurikira y'ahantu habyerekana. Kwa kundi ugira ku cyapa ugasanga wenda harimo nk'inka kiri kuvuga ko ari inzira y'amatungo, ariko kuva ku icyo cyapa kugeza ku iyo nzira ukumva haba harimo intera runaka. Ntabwo icyapa kiba kiri kumwe n'icyago kiri kuvugaho. Niba ari ahantu banyura bazengurutse uca ku cyapa, wagera imbere ukabona niho ugeze hari abanyura bazengurutse. Waba uciye ku cyapa cyerekana inzira y'amatungo ukakinyuraho, wagera imbere ukabona kugera ku iyo nzira y'amatungo. None ahatari mu nsiso ibyapa bihura n'ibyapa byo gutambuka mbere bagomba gushyira mu ntera ikurikira y'ahantu habyerekana. Ubwo ugiye guhitamo iso cy'ukuri kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Ari ngo metero 150 kugeza kuri metero 200, B ngo metero 100 kugeza kuri metero 150, C ngo metero 50 kugeza kuri metero 100, D ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ese hano muri iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A, metero 150 kugeza kuri metero 200. Ese amaze guhitamo A, ese amaze kuyandika ku papuro utari wahisemo, ndizera ko n'ikiramuka kije mu kizamini urakora urahita ugikora. Mwibutsa ko ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure bitabukunda guze twigane mu shuri, twabashyireho uburyo bwo kwiga mu online aho waba rose mu gihugu, ukaduha amasaha aboneka ku munsi yageze turaboneka tukakwigisha, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya 17 kibabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa akagarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo? Ari ngo santimetero 30, B ngo santimetero 40, C ngo santimetero 50, D ngo metero 1 na santimetero 55. Ese hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine
baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Nta tara rimwe cyangwa akagarurarumuri bishobora kuba bifunze ku gice cyabyo cyo hasi, cyane kimurika kitaba kiri hasi. Ibipimo bikurikira kuva ku butaka kugera ku iryo tara, igihe ikinyabiziga ariko kidapakiye. Ibe bipimo rero hano igiso cy'ukuri rero ndakeka ko bamaze kugitamo, niza komeza kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni B santimetero 40. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 18. Kibaza ngo iki? Kirabaza ngo iyo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana, kandi agomba gushyirwaho ku buryo buteganye. Uhereye ku murongo ugabanya ikinyabiziga mo kabiri mu burebure bwacyo, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ibi ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Hari ibinyabiziga bidakurikiza rino tegeko. Ibihe rero ayahe matara? Hano ibisubizo 4 baduhaye. Hitamo igiso cy'ukuri, icyanya cyandika ku papuro. Urabona ko kino kizami bakunze kwaza ku bintu byerekeye ku matara. Bonye biri kukugora, byandike muri comment umbwira ati ntegura isomo ku matara. Ndahita nditegura. Ari kuri hafi gukora, ufite amasaha make cyangwa ufite umunsi umwe, uranyandikira kuri WhatsApp ni kuri 078 935 16 nkaba nagira ukuntu nkufasha kandi wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Arangwa itara ndangamubyimba, mbega ngo itara ndangaburumbarare. Se ngo itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma, ndega ngo A na B byose nibyo. A itara ndangamubyimba na B itara ndangaburumbarare byose nibyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma. Kino cyapa mwebwe mu ndimi z'amahanga nibiramwita ngo ni plaque. Hano niyo mpamvu duhisemo C, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Ikibazo cya 19 ikibazo ngo kunyuranaho bikorerwa. Ese kudepasa bikorerwa he? Ari ngo mu ruhande rw'iburyo gusa, mbega ngo igihe cyose ni ibumoso. Se ngo iburyo inyura ku nyamaswa, deka ngo nahiso cy'ukuri kirimo. Hari igihe umuntu mubwira kunyuranaho ntabyumva, amubwira kudepasa akabyumva. Kunyuranaho nibyo bita kudepasa, ariko abari mu ndimi z'amahanga. Ariko ikinyarwanda bazakoresha bagiye kukubaza bazakoresha kunyuranaho. Kunyuranaho bikorerwa he? Ndakeka ko amaze guhita igiso cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta giso cy'ukuri kirimo? Hari abantu benshi muhitamo B ku gihe cyose ari ibumoso, ariko kunyuranaho bikorerwa ibumoso. Wari guhitamo B iyo bavuzaga ngo ibumoso gusa. Iyo bashyize ngo igihe cyose ni ibumoso, tuvuga ko nta giso cy'ukuri kirimo, kuko birashoboka ko ushobora kunyuranaho mu ruhande rw'iburyo bitewe n'isangano cyangwa umuhanda uri kujyamo. Niyo mpamvu hano duhisemo D ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ariko iyo bavuga ngo ibumoso, wari guhitamo B. Ariko kubera bashyize ngo igihe cyose ni ibumoso, duhitamo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 20 nacyo cyanyuma cyabajwe uyu munsi cyabazaga ngo iyo ubugari bw'inzira nyabagendwa, iyo bavuze inzira nyabagendwa ni kimwe no kuvuga ngo umuhanda igenderwamo n'ibinyabiziga budahagije kugira ngo bibisikane nta nkomyi, abagenzi bategetswe. Hano abagenzi bari kuvuga ntabwo bari kuvuga abanyamaguru. Abagenzi bari kuvugana abayobozi b'ibinyabiziga baba bategetswe gukora iki? Ari ngo kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru, mbega ngo guhagarara aho bageze, se ngo koroherana, ndega ngo gukuraho inkomyi. Hano abari igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Ubugari bw'inzira nyabagendwa ntabwo buhagije kugira babisikane. Rero hari ikintu mutegetswe gukora nk'abayobozi b'ibinyabiziga. Hano ikintu mutegetswe gukora ni kimwe. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, mutegetswe koroherana. Jya bibona ukabona abantu bahuriye ahantu hafunganye, umwe yabaye nk'usubiye inyuma, umwe agatambuka undi akabona gutambuka. Biraba bakoze nibyo bita koroherana. Kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru byo ntibyemewe guca mu nzira z'abanyamaguru. Guhagarara aho bageze, ubuse mwakomeza mukahagarara mpaka. D, gukuraho inkomyi ni nko kuvuga ati kubera umuhanda dusanze ari muto, reka tuve mu modoka tuwusize. Nabyo ntibishoboka. Ikintu mugomba gukora ni kimwe, mugomba koroherana. Amasomo matoya, amasomo magufi. Ngiye kujya nyacisha ku rubuga rwa TikTok. Jya kuri TikTok ujye hari abasacingira, wandikemo ngo Rwanda Driving College TV. Uyibone, uhite uflowinga iyo account. Ngiye kujya nshyiraho amasomo yo ku kibazo.
buri munsi izayishyiraho ikibazo kivuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, nyisobanure mvuga impamvu nta gisubizo cy'ukuri. Rero mugende muduflowinge na iCreate uyu munsi ko nabonye ko izabafasha. Ikindi ni ukwibutsa ko ukeneye gukora rimwe ujyaho hasi ugakanda subscribe nayo cyangwa ikintu cyose ukagira ahita ukibonera ku gihe. Ukeneye code cyangwa ukeneye kwiga mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 078 9 35 16 tubigufashemo. Ibindi byo no kwibutsa ko ibizame biri gukunda kuza, ibibazo biri gukunda kugaruka. Ukeneye gukora rimwe jya urakosora kino kizame cyose cyakozwe, nugerwaho uzakora rimwe uhita utsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.